Ya, none se berwa amakuru ni meza. Meze neza? Nabonye wakomeje utuje. Ntabwo ari cyane ariko nabonaga urukumbuzi ari rwinshi banza kureka ngo muganire. Nabonye mama Emi yagiye na Emi mbona usigaye utuje. Sigara mvuga cyane kandi ari igihe umushyitsi. Nawe wari utujemo ukuntu. Ariko twakomeza tuganira nta kibazo. Nta kibazo. Ndabona n'amazi ayamazemo. Se wabibonye? Nabibonye. Buriya nkunda amazi cyane ku buryo nawe ubaye uri amazi nakunywa. Nawe urakabya. Ushobora kuba ukunda amazi cyane. Ahubwo se ntabwo nyina nayakunda kukurusha, dore reba aho ugejeje. Ni ukugira ngo aya ngaya yose uyanywe. Ubu ntubona ko ari jyewe waba unyweye makeya? Gusa amazi ni ubuzima. Amazi ni ubuzima. None se ubundi ukunda iki buriya? Nanjye nkunda amazi. Ko mbona utari kunywa wowe. Nanyweye. Rero buriya nk'uko twabivugaga, Yego. Duherukana kera ukiri umwana. Se wanyibukaga? Ntabwo nakwibukaga. Ariko se iyo ngiyo ukajya imahanga neza na bro nimuvugana. Buriya ubuzima bugenda butwerekeza hirya no hino. Rimwe na rimwe tukaba bize, ugasanga abantu tuburanye ariko atari ko twabyifuzaga. Ariko buriya ikibi kiba kirimo nuko hagati y'abantu harimo urwango. Cyane. Rero uyu muryango wanyu ni umuryango wacu. Nge ntabwo nigeze mbibagirwa. Niyo mpamvu nahereye ko mpita nza kureba uko mumeze. Urumva rero ni kumwe nyine ubuzima budutwara ariko nta kibazo kiba kiriho. Ndabyumva cyane nanjye bijya bimbaho. Hari nk'abantu benshi bambwira ngo kuki tutajya duhura nyine ngo dusurane, ariko bitewe no gushakisha ubuzima biba bigoye. None se Ngabo, ko waje wenyine nta muntu mbona muzanye, nta n'umuzungukazi watuzaniye, natwe tujya tuvuga ko dufite umuzungukazi mu karere. Ngize ngo nari numvise uvuga ngo nta muntu twazanye kandi twazanye na Emi. Umuzungukazi rero, reka buriya abazungu ntabwo barusha abanyarwandakazi ubwiza. Buriya se? Cyane. Ko mbona benshi se baza bazanye n'abazungukazi. Oya, ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose rwose. Ubu se ugira ngo hari umuzungu wakurusha ubwiza berwa? Nawe urakabya. Ntawe Sayine ntoyi uryoherwe. Rakoze cyane. Ngabo. Yes. Ngaho urimo urareba ntabwo watubonye. Oya ntabwo ni nabo. Ahubwo wenda wabonye imodoka ntibamenya bajemo. Ariko ushatse winjira urya ko. Muzanye n'imbuto. Naguha n'agahenge. Ngomba kwinjira n'iki? Ni byiza. Namwe muhora mutunga rwose. Mbashanje se urabona koko muzi ko tugomba kurya imbuto. Wakwera imbuto gute utazirya?
none ikinyarwanda usigaye dufitiye aha ni gute batubwira kwera imbuto uzi ko ntarinzi ibintu uvuze ni gute wakwera imbuto rero kujya pome ni nziza rwose kibi nuko wakwera iraje imena n'amasahani wowe urasanga tuzimaze ntabwo nabyema yararyoshye kuri kwera ubura untungura agira udushya zose ngabo usibye izi pome uri kuvuga ngo agira udushya ntukiri gishyira kubona nta kindi kintu gishya gishya se kijyanye neza nacyo ikintu gishya mbona wowe na chance niba chance n'utwe dushya wifitiye ubu nta nubwo nabonye ko nazaza kanzu wanzaniye ese birera ntabwo wari wakabonye se karanakubereye yewe pome yanjye wagakwiye karakubereye cyane rwose umva cyo kora mana yanjye uranzi neza uko byatwara abanaga ariko se kuvuga ngo nta kintu gishya nzi ndi kubona naba ntabona koko nkaba narabashije kukugurira agakanzu nkaka ahubwo bino bintu bitumye ntekereza kure waratubeshya ngo iyi kanzu buriya niwe wayiguriye ngewe atafite umuntu wayimufashije kuyigura umuntu wagufashije kuyigura oya ndabazi amazina yanyu n'ibipimo byanyu byose urumva ntago nabayoberwa ahubwo se wowe ko kado yawe nakuzaniye ko utayikubisemo se chance byagenze gute je mpamvu ntayambaye ntayambaye bane yambereye ndavuga ngo ntabwo ngomba kuyambara aho ngiye hose hari umunsi nzayambara kandi umunsi nzayambara gikundiro none se imodoka nagutumye bimeze bite ntayo nabonye ntabwo tubonye tuzi iriya modoka nziza ubonye icaho ugenda nitwe twari tuyirimo mwatujemo ya modoka nziza cyane nabonye niyo mujemo barase mugira imodoka zimeze kuri iyo cyane rwose urabizi ko bagira imodoka nziza nagendamo nziza cyane gikundiro n'igikundiro none ndi kukavimbira nibyo kabisa ahubwo natwe nugenda ushatse gutugura imodoka ibintu biriho mwebwe mwarasenze muri aho bagiye kugura tujye tuzigendamo nawe agasubirayo hasi yaguhakaniye aho yasubira oya ntimugire ikibazo nibwo icyambere ni ukwitwara neza nta kindi yego ariko uri hano rata wanayitugurira rero murabona ko jye nari niteguye ntekereza ko twahita dukomeza tugenda ngo reka tuzane varize tuzane varize tugenda pome yanjye so nayikubwira ahantu hameze neza cyane rwose nawe ushobora kuba uzikunda ariko nkunda pome karara agapome kararyoha ukwiye kuzaba umuhinzi wazo wakaba uje kunkuruza iyi varize siko wagira ngo harimo yugabanya imitego iraremereye yego cyangwa nuko abana babona yes utatunyura muri make gutubwira ibyahariya muri omani we ko wari ubayeho disi ndakureba uri mu nzu we wenyine utadufite gusa waba umeze ute mu buzima bwa wenyine ntabwo biba byoroshye ariko nanone umuntu ahantu hose ugeze uri umuntu mukuru z'ubwenge cyangwa se ujijutse ushaka inshuti mukabana nanone ntabwo nabaye jyenyine bariya gusa nanone ntabwo nari mbayeho nk'uko mbyifuza mbafite ariko nyine nagerageje kubana n'abantu birumvikana ariko ngo nta musore cyangwa umugabo ubaye utazi no guteka
utazi muzi kwitekera kubera ngo nta bakozi babaye. sha urumva uko byasa kose urabyiga ukabimenya ntabwo ari nka muzi ko kera najyaga ndya ari uko mwabiteguye ariko ubu siko bimeze nyine uriyaranje nyine aho ugeze wiga kuba ubuzima bwawe murumva mushaka nsubirayo kugira ngo tuzajane cyo kwitega bivuga chance buriya rero hanze ntabwo ni heza ariko nanone ntabwo haruta iwanyu ndumva ntabwo nteganya gusubirayo buriya turagenda tugakora tukiteza imbere ariko ntabwo haruta iwacu mu Rwanda haruta kubera haba amafaranga oya na hano wakora bikagenda rwose nta upfa kubukora na hano wakora ukayabona ikintu cya mbere ni mu mutwe yego nifitiye akabazo k'amatsiko bro none se kutatuzaniye umuramukazi w'umuzungu niwe mushaka se barakubenze nanjye nari kuzazana umugore w'umuzungu oya buriya rero abazungu se mugira ngo ntabwo barusha ubwiza abanyarwandakazi ndetse n'urukundo rwa nyarwo rw'umwimerere mbese ntimujya mubona abadiaspora benshi bava hanze kandi bakaza batazanye abasheri b'abazungu si uko badahari ariko ntekereza ko ntabwo nageze ngira uwo mutima wo kuba nashaka umunyamahanga ubwo nta na fiyanse usize rero tuvuye pasi cyangwa kuvugana nawe byatugoye ntabwo bigoye gusa ntekereza ko haba hataragera ariko ndumva ngomba kumubona inaha iwacu mu Rwanda hano muri Kicharo tumuhe pasi yoya gogo wapi yaba ari Sireyi ahubwo Teta kandi koko Teta n'umurokozi yego sibyo ko ari cyiza cya Teta se nawe yaza Teta y'abantu mu diaspora n'ukuntu asuzugura noneho yahita none se Ngabo ko waje wenyine nta muntu mbona muzanye nta n'umuzungukazi watuzaniye natwe tujya tuvuga ko dufite umuzungukazi mu karere ngize ngo nari numvise uvuga ngo nta muntu twazanye kandi twazanye na Emi umuzungukazi rero reka buriya abazungu ntabwo barusha abanyarwandakazi ubwiza cyane ko mbona benshi se baza bazanye n'abazungukazi oya ntabwo ari bose rwose ubu se ugira ngo hari umuzungu wakurusha ubwiza berwa nawe urakabya ntawe sayine uryoherwe rakoze cyane hajya ngo abo Teta si umuzi ese burya ntubona ibintu byose twari turimo twita turi gushaka amapase rwose nari mbitabye yego mama waje ibyo nari guhamagaje rero manager rero ndabona ukeye bose nambabarira uje neza nawe urasa neza nawe urasa neza ariko meze neza rwose nakoze bo
rero manager hari ikintu ngira ngo usabe uyimfashe ubinyemereye ukamfasha uriya mukobwa nabonye mu kirori wanyu witwa Chance bo nagira ngo ngire icyo mubwira kuri we ariko ntubifate nk'ibintu bidasanzwe bifate nk'ibintu bisanzwe kugira ngo tuganire utambonamo nka bosi ahubwo mbonemo nk'umuntu usanzwe Subizi se ntacyo turaganira pe mbwire unyumve neza utamfata nk'umuntu ntumfate nka bosi tujye mu buzima busanzwe ubanze unyumve ese bosi umeze neza yego sinzi niba wamenye amakuru kuri Chance niba afite sheri ntabwo uzi ko afite sheri aramufite umubogari witwa James yego James se wamenye ko iki James gusa cyangwa se afite akazi karyoshye nubwo ntabyinjiyemo ngo mbaze ngakora iki uriya Chance niwe ubizi neza byose bo n'undi munsi w'ikirori yakaba yari ahari ahubwo ni uko yagize akazi kenshi bituma ataza waramubonye ko numva Chance hari icyo nshaka gutuma ukaba wamfasha yakunda wambwira n'icyo wamunonaho urashaka kumugutumaho ukamenyera neza niba urukundo rwe na James rwaba rufatika rwose ko rufatikana wamenyera neza amakuru yarwo niba rufatika kandi ukaba wowe noneho wabigiramo uruhare ukabimfashamo ibyo ngira ngo ubutume kandi ubifashijemo byaguhindurira ubuzima bose siko twatangiye numva ari za joke nyine ntazi ko ukomeje bimeze bite se urumva ari ibintu bihambaye urumva kuba nakubwira ibyo wamfasha ari ibintu bigoye ntabwo bigoye bifate nk'ibintu byaguhindura ubuzima wumve ko ari ikintu kizima gihambaye nagukorera buriya Chance nkimubona yabaye nk'utwaye igice kimwe cy'umutima wanjye numva arakiziritse rero kuba ubona we na James hari aho bahuriye hari ikintu wakora niba ubona ari cyo wakora bigakunda ukakimfashamo nzi neza ko ubuzima bwawe buba buhindutse ndetse no kwinjira neza mu muryango nk'uko nabikubwiye ko umukozi ukora neza iwanjye mu kazi kanjye aba ushyira mu muryango wanjye ubaramo wo mu muryango wanjye ubwo nawe rero urumva ko ndashaka kwinjira mu muryango neza bifashemo bose nabyumvise pe ariko ntabwo byoroshye nk'uko uri kubyumva iki kitoroshye kuri njye ndi kumva ko waba ari umukoro ukomeye cyane Chance ni umufamiliye nyine urabizi ni kazini wanjye ariko kuba nakwinjira mu rukundo rwiwe na James cyangwa mwinjira mu bijyanye n'amarangamutima ye ntabwo ari ikintu cyanyorohera pe ntabwo ari ibintu bigoye kuba wamuganiriza ukamwereka ko ubuzima mfite budahuye n'ubwa James nta kintu bitwaye wowe bishyiremo imbaraga nyinshi cyane ubundi nguhindurire ubuzima bose nk'uko wabitekerejeho pe bikakubamo bigari gutyo nanjye makanya mbitekerezeho numva ko twagendana
ariko gusa nyine nabumvishe kandi mwakoze no kunyizera mukanganiriza ku bijyanye n'iki kiganiro reka ndebe ko hari icyo nazabafasha ariko ni ukubitekereza pe okay bitekereza ko ndumva ni byiza ukuntu nkwizera n'ubu ndakwizeye n'iryo nibanga rigiye mu njya nkwizera mu byo njya kwizera mu byose sawa haje rero bose arakoze chance bakamubone